Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 11 mu byumweru bisanzwe, tariki 19 Kamena 2024. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abami, umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugeza ku 14. Dore uko byagenze igihe Uhoraho yajyanaga Eliya mu ijuru mu nkubi y'umuyaga. Eliya na Elisha bavanye i Giligali bafatanya urugendo. Bakigenda, Eliya abwira Elisha ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uhoraho nyohereje i Beteli. Elisha aramusubiza ati, ndahiye Uhoraho n'ubuzima bwanjye ko ntazagusiga. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Abahanuzi bo mu itorero ry'i Beteli basanga Elisha, baramubaza bati, uzi ko uyu munsi Uhoraho ajyana shobuja mu ijuru hejuru yawe? Arabasubiza ati, nanjye ndabizi, nimuceceke. Eliya abwira none Elisha ati, Elisha, ndakwingize sigara hano kuko Uhoraho anyohereje i Yeriko. Aramusubiza ati, nkurahiye Uhoraho n'ubuzima bwawe ko ntagusiga. Nuko bagera i Yeriko. Abahanuzi bari Yeriko basanga Elisha, baramubaza bati, uzi ko uyu munsi Uhoraho ajyana shobuja mu ijuru hejuru yawe? Arabasubiza ati, nanjye ndabizi, nimuceceke. Eliya yongera kubwira Elisha ati, sigara hano ndakwinginze kuko Uhoraho anyohereje kuri Yorodani. Undi aramusubiza ati, ndahiye Uhoraho nawe bwite ko ntazagutererana. Ubwo barajyana. Abantu 50 bo mu itorero ry'abahanuzi barabakurikira, ariko bahagarara bareba Yorodani. Eliya na Elisha bari bahagaze bombi ku nkombe y'uruzi. Nuko Eliya yiyambura umwitero we, arawuzinga, awukubita mu mazi, yigabanyamo ibice bibiri. Bombi bambuka n'amaguru urwo ruzi rwumutse. Bamaze kwambuka, Eliya abwira Elisha ati, nsaba icyo nagukorera mbere yuko njyana kure yawe. Elisha aramusubiza ati, yaba nashobora kugabirwa inshuro 2 z'umwuka w'ubuhanuzi ukurimo. Aramubwira ati, usabye ikintu kiruhije. Numbona mu gihe nzaba njyanywe kure yawe, bizakubera uko ubishaka. Niba atari byo, ntibizaba. Bakigenda baganira, igare ry'umuriro n'amafarasi y'umuriro biba biraje, birabatandukanya. Eliya azamuka mu ijuru mu nkubi y'umuyaga. Elisha abibonye, atera hejuru agira ati, mubyeyi mubyeyi, amagare n'amafarasi bya Isiraheli. Hanyuma ntiyongera kubona Eliya. Nuko afata imyenda ye ayitanyuramo kabiri. Atora umwitero wa Eliya wari waguye, asubira kuri Yorodani, ahagarara ku nkombe zayo. Afata wa mwitero awukubitisha amazi avuga ati, Uhoraho Imana ya Elisha uri hehe? Elisha akubita amazi, amwe ajya ku ruhande rumwe, andi ku rundi, ubwo arambuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 31. Nimukomere kandi mwireme agatima, mwebwe mwese abizera Uhoraho. Mbega ukuntu ibyiza wageneye abagutinya ari byinshi, ubiha abo ubereye ubuhungiro bose, kandi ukabibabwizaho rubanda rwose rubyirebera. Ubishyingura aho ihisha uruhanga rwawe, kure y'ubutiriganya bw'abantu, ukabibika hiherereye kure y'uruvugiro rw'abantu. Nimukunde Uhoraho mwebwe abayoboke be mwese, Uhoraho arinda abamwemera. Nimukomere kandi mwireme agatima, mwebwe mwese abizera Uhoraho. Nimukomere kandi mwireme agatima, mwebwe mwese abizera Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku 6, uwa 16 kugeza ku 18. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, murajye mwirinda kujya neza mu maso y'abantu, mugira ngo babarebe, mwaba mwivukije ingorano kwa so mu ijuru. Igihe rero utanga imfashanyo, ntukavugishe ihembe imbere yawe, nk'uko indyarya zibigira mu masengero no mu mayira, kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingorano yabo. Naho wowe nutanga imfashanyo, ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenye iki cy'iburyo gikora, bityo imfashanyo yawe yigirirwa mu ibanga, maze se umenye ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga, ntimukageze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri, ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingorano yabo. Naho nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe, ukinge, maze usenge isura hatagaragara, maze se umenye ibyihishe
azabikwiture. Igihe musiba kurya ntimukijime mu maso nk'uko indyarya zibigira, zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri, zibashyikiriye ingororano yazo. Wowe rero nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe na so urahatagaragara, maze se umenya ibyihishe azabikwiture. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Maze se umenya ibyihishe azabikwiture. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro, mugubwe neza ahangaha kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi rikuyobore, rikurinde, rikubesheho buri munsi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo utarabikaga ibanga. Ubundi gutabika ibanga abadamu aho bari mu mbabarire, ngo bakunze kuvuga ko ngo badamu ngo nibo ubundi bakunze kugira ingeso yo gutabika ibanga. Ariko mwumva uyu mugabo noneho, ngo umugabo utarabikaga ibanga, noneho ngo akaba yari afitwe umwenda ukomeye cyane na mugenzi we, umwenda munini cyane. Nuko mugenzi we ngo araza aramubwira ati, umva rero mugenzi wanjye, reka nkubwize ukuri, nkazigera numva hari undi uzi ko ngufite umwenda, umva bizahwaniramo, nta na kamwe nzongera gukwishyura. Nuko wa mugabo ngo utarabikaga ibanga amaze kumva ko namena iryo banga atazishyurwa, aryumaho, yongera aryumaho, yewe ubanzana n'uwakiribitse ntararimena, kuko aramutse nyine arimenye byabihwaniyemo, ya mafaranga ntiyakongera kuyabona. Abayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Umuntu utazi kubika ibanga akenshi ahomba byinshi. Umuntu usandaza amabanga akenshi arasandaza, yarangiza gushyira abandi hanze, nawe ubwe nyine akaba arisandaje. Ngiki gihombo, nguko guhomba ndetse no guhombana bitabuze ku muntu wese utabika ibanga. Kutabika ibanga mu babyeyi mwe, hagati aho nsuhuje abanyamabanga bose aho bari, nimukomere. Burya babyeyi, nta byago ngururira ifoto nyine y'umunyamabanga, akenshi dukunze kubita abanditsi, ariko atagira ibanga, ari ugira ivuzivuzi, ari ugira umunwa uva, umunwa muremure, icyo amubwiye cyose agasesagura. None se ubwo niba utazi kubika amabanga y'akazi, ubwo koko urumva uri sekreteri? Ubwo koko urumva uri umunyamabanga koko? Iyi si yacu ikeneye abantu babika ibanga, ariko ibanga tuvuga ni ibanga ry'umukiro, nk'arya Bikira Mariya bika ibanga ryo kudukiza. Naho ubundi no muri iyi si hari n'abandi baza kubitsa amabanga, ariko ari ayo kukwica, ari ayo kugambana. Ayo mabanga nayo ujye yitondera. Icyo Nyagasani dusaba ni uko ariyo wamenya ibyo tuzi, ibyo dukora, ibyo dutekereza, ibyo tuvuga, bikamenywa nande? Bikamenywa na Nyagasani. Ushobora gukora ibikorwa by'impangare, ugakora ibikorwa bihambaye, abantu bakabimenya, Imana ntibimenye. Kubera iki? Ntabwo uzi kubika ibanga. Ibanga nuko riba rizwi n'Imana. Ngaya amasomo kinzi bashe dutegura amasomo aryoshye cyane agiye kudufasha kubika ibanga, ngo tujye kuzirikana ku ngingo y'iryo jambo ryitwa ibanga, le secret. Bityo nawe uze kuva ahangaha uri secrétaire, bishatse kuvuga ubika ibanga, tenir des secrets, umunyamabanga. Ukamenya kubika amabanga y'urugo nk'umugore wese wiyubashye, ukamenya kubika amabanga y'akazi, kutamena ibanga ry'akazi. Ibanga rigambiriye gukiza abantu, ibanga rigambiriye kugira abantu neza. Turumva amasomo y'uyu munsi harimo ibanga. Ngo twumvise mu isomo rya mu gitabo cya 2 cy'Abami, umuhanuzi Eliya ari gusigira ububasha Elisha kubera ko agiye kujya mu ijuru. Ariko Eliya ashatse kugenda mu ibanga. Iryo banga rero Elisha akomeza kurisigasira nawe. Twumvise gatatu kose Eliya amusaba ko batajyana, ariko Elisha no muri kwa kubika ibanga ati turajyana, sinshobora kugusiga. Ndetse twumvise bamwe mu bari bagiye bakeka ayo mabanga, bagiye bashaka uburyo bashaka gukuramo Elisha amagambo bakabura aho bamuhera. Ubwo twumvise bwa mbere abahanuzi b'i Beteli, ariko uzi ko shobuja uyu munsi ari bujye mu ijuru? Ati ndabizi, ariko ni muceceke. Arongera abahanuzi b'i Yeriko ati uzi ko shobuja ajya mu ijuru? Ndabizi, ariko ni muceceke. N'abandi kuri Yorodani aho bagendaga bagenda, bose bagenda bashaka kuvuza induru, kumena ibanga, ariko Elisha
turamufata nk'ikimenyetso cyo gutamena ibanga, kubera ko azi amabanga ariko ntabwo ari wo mwanya wo kugira ngo asandaze aya mabanga, kuko ibintu by'Imana burya ni ibanga, n'ingoma y'Imana ni ibanga, iby'Imana ni ibanga. Tugomba buri gihe kugenda kubika ibyiza by'ijuru. Bizarangira rero yagiye mu ijuru, nuko ubasha bwe Elisha nawe agakomeza uwo murimo wo guhanura. Kubera iki? Kubika ibanga. Mubyeyi, nta bintu umuvandimwe yakubikije none ukaba waramutanze, ukaba warahishuye, ukaba warabitagaguje. Kubika ibanga. Na Zaburi y'uyu munsi harimo ibanga. Ibanga riba ku mutima, kwirema agatima, kwizera Imana. Buryo wizeye Imana, iyo niryo banga rikomeye nyine mufitanye n'Imana, ngo ubishyingura aho hisha uruhanga rwawe, kure y'ubutiriganya bw'abantu, ukabibika yiherereye kure y'uruvugiro rw'abantu. Amen. Urumva umuririmbyi wa Zaburi aratwereka uburyo Nyagasani ibyiza bye abigenera nyine abazi kubika ibanga. Nuko rero akagenda bihisha babandi bivuzi, bishatse kuvuga ababeshyi, abahendanye, abatavugisha ukuri. Burya iyo umena amabanga menshi nuko nyine uba wibuzemo ukuri. Uhora akunda abanyakuri bagendera mu murongo, babika byose ku mutima, basabana n'Imana. Umutima usabana n'Imana niwo mutima nyine ugira ibanga. Ngiyi ni ivanjiri y'uyu munsi iratwerekeza ku ibanga nayo, aho twumvise imigenzo itatu dukunze kuzirikana mu gihe cy'igisibo: l'aumône, la prière et le jeûne. Gutanga imfashanyo, gusenga ndetse no gusiba. Ibi byose twumvise icyita rusange ko ari ugukorerwa mu ibanga, kugira ngo bimenywe nande? Na Data uri mu ijuru, bimenywe n'Imana yonyine. Akenshi uzasanga iyo tugiye gufasha bagenzi bacu, ni byiza ufite ibintu bya mirenge, ufite ibi n'ibi, ufite amazu, ufite amafaranga, ufite ibiribwa, urahunitse, ugiye gufasha abantu. None utangiye utangaza uti ejo nzajya gufasha. Elisha akubwira ati ceceka nanjye nabimenye, ejo nzajya gufasha. Ugafata za kamera, ugafata amavideo, ukabyamaza kuri radio ati muze murebe ukuntu ndi gufasha, nimufate n'ifoto. Niwo bizarangira bamwe bajya bifotozanya n'abarwayi ati murebe ukuntu nagiye kumufasha, namushyiriye agasabune. Bizarangira nyine iyo mfashanyo yawe Nyagasani atagize gute? Atayishimye, kuko abikoze kugira ngo wiyerekane gusa, ariko habuzemo umutima. Habuzemo umutima guhura n'Imana, habuzemo ibanga. Gufasha abandi, akaboko k'ibumoso ntikamenye ak'ikiburyo kakoze. Umugenzo wa kabiri ni ugusenga. Gusenga, abantu benshi nanone dukunze gufata amafoto ati murebe ukuntu mfukamye, murebe ukuntu ndambaraye, ati murebe ukuntu nzi gusenga. Yahebyo kajya. Imana niyo igomba gukureba ku mutima ikavuga iti wowe urasenga koko, uri gusenga atari by'akarimi gusa, ahubwo umutima. Kumenywa n'Imana, ibanga hamwe n'Imana. Gusenga Imana akaba ari ibimenya, kuko nusenga Imana ikabimenya, uzahura n'Imana. Ikimenyetso cyo ko wahuye n'Imana ni ukuzahura n'umuvandimwe wawe. Rya sengesho riguhindura, aho gukomeza kugenda uhindana. Iyo umuntu yerekana akenshi arirata, bikaza kurangira asohotse mu isengesho yahindanye, aho kugira ngo ahinduke. Ushobora kujya gusenga kubera kwiyemera no kwiyerekana, utwaye icyaha kimwe ukaza gutahana igihumbi kubera guca imanza, kureba abandi ati muze mundebe ukuntu ndi gusenga, kwibombarika. Ninjye usenga, njya mu misa sinsiba misa, sinsambana, sindoga, sinica, ndi umuntu mwiza, ndasenga, mvugisha pure, ndashengerera. Byose ukagenda ubirata, nyamara umutima ubuzemo. Kuzana umutima wacu imbere y'Imana, Imana ikabimenya. Umugenzi wa gatatu wo gusiba. Gusiba ntabwo ari ukumara iminsi utarya utananywa, ahubwo gusiba ni ugusiba ingeso. Ugasiba ingeso, ugasiba icyaha muri wowe, ukarangamira Imana. Ntacyo byakumarira gusiba niba ukomeza n'ingeso mbi. Igihe wasibye rero ni ukwiranduramo ingeso mbi yose, yayindi ituma udashyikirana n'Imana, yayindi ituma ube n'amabanga. Ukarwanya ingeso yo kubeshya, ukarwanya ingeso yo gucira abandi imanza, ukinda kwica mu nteko abaneguranye. Bityo ugasiba aho hantu hose, ibyo byobo byose ukarangamira Nyagasani. Ngiye imigenzo idufasha kubika ibanga, bityo bikamenywa n'Imana iri mu ijuru. Igihe ukora iki ngiki, igikorwa cyose ukoze, iyo utekereza, iyo uvuga, ibyo ukoze byose bijya bimenywa n'Imana. Imana Data uri mu ijuru. Ibanga mwa babyeyi mwe ni ikintu gikomeye cyane. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo bajyaga bamubwira ko umugore we
ajya abeshya, agira ivuzivuzi, agira umuntu umva. Umugabo rero bikamubabaza cyane uburyo ibintu byose byo mu rugo yumva byageze hanze umugore yabisandaje, ariko agakomeza kugenda amusigasira. Nuko ngo umunsi umwe umugabo yashatse kujya mu rugendo mu mahanga, ariko bishoke ko iwabo hari crise, ubukene, yibaza ukuntu agiye gusiga umugore mu rugo n'inzara, ariko atekereza igisubizo gikwiriye, anibaza nyine nabwira umugore ubukene bwose afite uko biza kugenda, ese ntaza kubivuga, ese ntaza kubyasasa. Nuko wa mugabo aragenda ngo yandika akabaruwa agashyira muri envelope, arangije agafunga agashyiraho na adresse zaho kazajya. Iyo baruwa yohereza umugore we, aramubwira ati iyi baruwa uzayijyane kuri uyu nkoherejeho, uzayimushyire nyuma y'iminsi 7. Nuko wa mugore, umugabo ngo amaze kugenda agiye gutega indege kugira ngo ajye mu mahanga, ajye ku kazi, wa mugore areba hirya areba hino, yaba ari komeza kumutera amatsiko. Yareba kuri adresse yanditse kuri ya baruwa, atangira gukeka ati uyu wasanga ari inshorekeye, uyu mugabo akaba amwandikiye amusaba aho bahurira, wasanga uyu ngari mukeba wanjye. Nuko wa mugore ibitekerezo bitangira kumuzamo. Ako kanya afata icyemezo cy'uko agiye kuyifungura maze arebe kirimo. Amaze kuyifungura ngaho fori cyari kirimo, ngo harimo sheke yagombaga kujya kubikuza, bityo ashoboye gusigasira urugo. Nuko wa mugore amaze gufungura yabarwa, yibaza uburyo yongera kuyifunga biramunanira. Ntibyari bigishobotse kongera kuyifunga ngo isubire uko yari imeze, ngo ubundi azayishyire nyirayo. Afata icyemezo cyo kubibwira nyina, amwereka ya sheke. Nyina nawe abibwira abana be, nanjye kuvuga umurenge wose urabimenya ko wa mugore yakiriye ya sheke, ajya kubikuza amafaranga menshi cyane. Bamugira inama yo guhita yihuta akayabikuza vuba bwangu bigishoboka. Ako kanya umugore ahita aragenda ajya kuri banki. Ageze kuri banki atanga ya sheke. Amaze kuyitanga baza gusanga ya sheke itazigamiwe, nta mafaranga ariho. Bishoke ko nyina yagombaga kugeraho nyuma ya cya cyumweru wa mugabo yari yamubwiye. Umugore ako kanya bamaze kumwanga kumuha amafaranga, amubwira ati subira inyuma ntibirakunda. Bishoke ko nyine bamugiriye impuhwe, ubundi bagombaga no guhita bamufunga cyangwa bagafunga nyiri konti. Ako kanya umugore n'igitaraganya amaze kumva ko bidashoboka, ahita yihuta no gukibwa cy'indege umugabo we ataragenda, aramubwira ati yewe basanze ya mafaranga ataragera kuri konti, ngo ntibishoboka kubikuza ari ya mafaranga wanditse. Nuko wa mugabo ajya abona ko umugore we atarabo kubika ibanga. Yabwiwe n'iki ko amafaranga ataragera kuri konti? Birangira nyine wa mugabo yihebye, yibaza uwo mugore we uko bizagenda, dore ko nyine yagiye bari muri crise. Nyuma y'icyumweru yagombaga kuba yarangije gushyiraho amafaranga, kuko aragiye ku kazi, yarazi nyine ahantu yacunze. Yibwira nyine ko umugore nyuma y'icyumweru nyine ariho azajya kuyabikuza. None birangiye afunguye ya baruwa, arabisandaje byose. Abantu benshi bamenye ko agiye kubikuza amafaranga. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Kubika ibanga. Umuntu wese utabika ibanga burya arahomba agahombana. Nguko uyu mugore birangiye nyine ko icyizere, kuko ntaragera igihe nyine cyo kubika ibanga, aracyafite ivuzivuzi, aracyafite umuntu uva. Mu gusoza reka tuzirikane ibintu bitatu nawe bize kugufasha kubika ibanga. Icyambere, ujye wihatira mu buzima bwawe kugeza ubutumwa baguhaye aho agomba kubugeza, kandi winde kubunusuraho. Ngisho cyo gufungura amabaruwa y'abandi. Umuntu yakwandikira ibaruwa undi ugasanga wowe wahize uyifungura, ako kanya yise uyifungura, amabanga y'abandi urayatakaje, amabanga y'abandi yose urayamenye, kandi bari bakwizeye ngo bagutume. Kwitakariza icyizere. Uzi ko nubwo uwo muntu atamenye ko ayifunguye, Imana yabibonye. Imana irakureba uburyo ujya umena amabanga y'abandi, uburyo ujya ufungura iby'abandi, kubera wenda ubugambanyi ushaka gushyiramo, kubera kutamenya kubika ibanga. Kugeza inyandiko z'abandi aho zigomba kugera mu bubiko bwazo, kudafungura inyandiko z'abandi. Buriya icyo ni cya gikomeye cyane, gufungura urwandiko rw'abandi, gufungura amabanga y'abandi, kumena amabanga y'abandi. Icya kabiri ni ukwitoza muri ubu buzima kurya akagabuye. Icyo bataguhaye ujye usaba, icyo utarashyikira ujye wirinda kwihereza, bityo ugabanya amatsiko
ntukajye ushaka gusabira ibitari byawe, bya bindi navuze haruguru, ushaka gufungura amahoro y'abandi, ushaka gutwara amafaranga atari ayawe. Ibyo byose ni amanyanga, ni maguye, bizakugeza kure. Ndaho bitaniye no kwiba, gukopera, kubeshya. Ni ukwitoza kuba inyangamugayo igihe cyose. Uwo niyo bita nyine umuntu w'ibanga. Umuntu w'ibanga ni umuntu nyine w'inyangamugayo. Icyanyuma ngiye gusorezaho ngo ni ibintu bitatu bitajya bisubira inyuma iyo wabirekuye. Ndaza gukongeraho n'icya kane. Icya mbere ngo ijambo warekuye. Iyo urekuye ijambo ntabwo risubira inyuma nyine. Ujye wirinda nyine kurekura amagambo y'amahomvu. Ejo n'ejo bundi utazifuza ko yagaruka, ukabura uburyo yagaruka. Ijambo warekuye, ya envelope wafunguye itazasubira inyuma ngo ngere yifunge. Icya kabiri ni umwambi warekuye mu muheto. Umwambi warekuye ntabwo uzasubira inyuma, warangije kuwurekura nyine. Icya gatatu ni igihe ntigisubira inyuma. Igihe cyashize ntikigaruka. Ni ukwitoza rero gukoresha neza igihe cyacu. Niba bakubwiye ko ari nyuma y'iminsi 7 ukayubahiriza, bityo nujyaho mbere bizarangira uri guta igihe. Ati nasanze bambwiye ko bidashoboka. Wabibwiwe n'iki se? Wagiye mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe. Gukurikiza igihe. Icyanyuma abakobwa bamba bari ntibaze kundakarira, ngo icyanyuma kidasubira inyuma n'ubusugi. Iyo wifunguye ugafungura ukirangaza, kwigarura ntiba bigishobotse. Burya umuntu utazi kubika ibanga ahomba byinshi. Ntawakongera nyine gukubitsa. Yakubitsa atese kandi azi ko ejo bundi uzamutaranga. Niwa mubyeyi wavuze ati ngiye sinshobora kubitsa umusinzi ibanga, none se aramutse asinze ntiyansandaza. Yagusandaza nyine. Bantu twagiye tujya kure tukamena amabanga y'abandi. Twongeye dusabe Nyagasani imbabazi kugira ngo tubabarire. Aho twagiye tumuhemukira, aho twagiye tugambana, tukamena amabanga y'abandi, Nyagasani tubabarire. Aho twagiye tuguhemukira, bityo ibyacu byose abari uzajya ubimenya. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Basumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.